bro ahantu narinzi ko amafaranga atazashira ewana imyaka n'imyaka abantu twari dufite rekoro ko ahantu muri Canada ahantu hatajya hashira amafaranga ari mu giti mani shaman ngayibaza nimba byaragezeho mu giti byanga imyaka yose yabayeho mani igiti ntabwo cyari cyashira amafaranga ariko naswe umuswera wa nyina mani igiti gishyiraho amafaranga ugomba gushaka urundi rusatsi rero ukuvura mani kuko aho ngaho warahiye ra Ezekiel mubwira ngo ibidasengeye ibirekananira ubu ndimo ndashaka umwana nibura usenga ubu ngubu ngiye kuzashaka umumanseri nibyo nk'umumanseri cyangwa nk'umuhajyati urumva umuhajyati umwe witandiye from Monday to Sunday ndebe ko imigisha yanjye yaguka ugiye gushya dabo uze siramino wakoze urambabaje cyaze cyo kura abakobwa b'inyamirambo muri corona bose bari barwaye imitezi bose bayibwiye n'iki sako byari muri mamurugo abakobwa b'inyamirambo noneho hari agakaritiye urabona ahantu Nyamirambo ifatanye na Gikondo hariya hepfo ntago ari nibuze ko ari agakobwa kava hariya kose kaba karwaye umutezi kandi umutezi ugenda n'umwako nuko kuri we uzarebe nka mikorojeni si urwara imitezi buri munsi ese yarakize se ubundi n'ubu aracyayifite humura uzarebe mikorojeni buri ubwo arwaye umutezi wongera ubukene bwa mikorojeni bungana n'imitezi arwaye mikorojeni ubundi we agira indwara nyinshi n'iranda ngo ntabwo ari iy'ubukene ngo ni uburwayi ngo yararembye nuko waraye cyane ababaje disi uzi kurwarira i Kigali na Kadafi ubu ko nayo gufotora akabaye yarakize ariko biriya bintu birwaje imitezi sibo barya ibyana byo mu Gasyata barya ibyana byo mu Gasyata barya ibyahe situruhasa bazi Nyamirambo abace kibiri none se shu ako twaraburanye waranje twahoranye sha nari maze iminsi ndimo kwita ku bana abana nabyaye ndavuga abana nabyaye pana yegere gaje mfite abana je mfite abana ubu bajya bavuga ngo ni nzaba nka papa bajya bavuga ngo ni ngo nzaba nka akunda abana bavuga ati ngo ni nzaba nka dadi ngo bazajya bakora ngo barashaka kumera nkanjye ngo barashaka kumera nkanjye ngo barashaka kuba ngo aba influencer tinga kuba influencer nka Dom abana bawe ntabwo twanabafollowinga biragoye abana bawe tuzabafollowinga sema ase nk'iki kiri kumbwira ngo mve kuri mubazi mwana yanjye ukoresha Airtel ya 20 ariko man se abashumuze kuza Green Lounge n'umunsi ariko abo bantu ba Green Lounge bazampa amafaranga ko n'ubundi byamamaza ku bafana banje none se abafana bawushaka baba barokore 100 number 1 regulars don't forget to mute muting iki bari kukwishyura y'ibiti nyine utaza kugira sha
twebwe ibyo bintu by'amabanga y'isi urumva abo bantu ba Green Rongi nanjye abafana bazajya bayampa kubera naje gusanga abafana ubu urimo nza hano ufite abantu 15 nk'aba Godfather kuri TikTok urumva Godfather se kuvuga TikTok gusa yaje noneho Godfather yamushyize ibishingwe neza yamutaye buzo yago yageze kuri cya Godfather arazinga jugunya muri puberi ngo kiba kirya ubugoro ngo gifite ubugoro mu kanwa ngo gifite ururimi rwuzuye mu kanwa ko shamani kandi muri abagome mu buzima Godfather bafite ubugoro mu kanwa shamura abagome ubugoro urabuzi Imana bw'abakecuru barya bw'itabi menye ngo Godfather bajunditse ubugoro ngo akavuga ngo urashaka gukora ajya bakora gutya bimwe bajya bakora ngo kuri ruza ngo barimo barakora iki kuri Twitter ku space ngo yo kuvugira abantu babyita gute mu cyongereza ntago mbizi icyo cyongereza se naba nagikuye he babarira mumbwire byago by'iboro bajya bakora ngo kuri ntuza ngo sinzi ngo nizi wati ngo umuntu ngo bamurenganyije ngo afite akarengane ngo ibintu bajya kuri Twitter bakamukorera sinzi ngo bamuvugire hari ijambo ry'icyongereza bakoresha baba bari kumuvugira se bamubaza advocate yago yafashe yose abatajugunya advocate zose Godfather yakoze zose yago yarazifashe bose ahita zifata ajugunya mu bishanga mwana watabagwe ntazi ako wafata bagwe ubu hari kaburimbo noneho wafata bagwe mu bintu by'amadamu n'ibicyangiza ukaza kugira gushyibagana uwo mbabariye noneho abatu mumfollowing shawe mumfollowing bamuze no kunyandikira mbabwire urukubura urushaka kunkura w'abafana ubu ngubu nimbabwira ngo abafana ngo abafana banye nibo watwaye nurangiza kugafata uzaguma uvuga ngo no ngo akazi kanye n'igihe wakikoreye ijambo rikari ijambo rivuga ngo yaranzamuye Furigi Jean Marie yaravuze nitwa DJ Flix yo ako se wa mugane abantu baza babaza ate ko babaza ati no mukobwa yitwa nde ngiye ko mudashaka kumenya mwabajije ati uwo nguwo yitwa nde ngase uyu mukobwa akora iki mu buzima busanzwe icyo nakora ni ukwiba gusa ibi byose urasambana nese ngo gake asambana wapi Kigali imeze gute sha Kigali ngo mamanyasha Kigali imeze neza usibye ko nyine Sami igiye kurangira aba DJ tugakena heba mutwara gambo ngo duba baramufunze mana ise nkwamagara cyaze navuze tumureze no yabakoze ikikano kanya navuze asuye kuba kamaro umuntu buri segonda nishyira cyaka kamaro buri segonda bivuze kamaro kumenya kamaro ari ikigori kamaro kugerera ku mwana kamaro mani baradufashe turimo turabigisenyi turi mu modoka kamaro abapolisi baraduhagarika abapolisi
baduhagaritse bari bahagaritse njyewe kubera nari mfite amakosa probably babonye ko nkora ariko ntabwo nari bwabibonye kubera ibyapa n'iki ntwaye. Kamaro yari inyuma ari kumwe ni baby. Iryo baby nyine nkubwira rya DJ Gig. Kamaro niwe yarizanye. Kamaro yarizanye yaragiye ahantu turi Musanze aragenda arirondera ararishakisha. Ubwo twagiye Musanze Kamaro ari wenyine mana arimo aravuga ati ati ngiye Musanze ariko habe n'igiceri cy'icumi ati wampaye inote ya 5. Kamaro mu inote ya 5 sinzi mu note ya 5 mari aho ubenyera abana baza umujyi. Inote ya 5 yahise azana ibebi rya danje arifashe ku kuboko gutya. Ndavuga ati umwana umunyakigali. Ahita nariyobya karibwira ati ngwino ngo twari Kigali. Ati ndagutwara Kigali yarize yaribwe ati ngende kumwe n'abantu barenze hari amani ndi kumwe n'abadumba ahiye bayo ngende nkwereke banza ufata aka drink arigurira ka drink ahita bifatisha mu ntoki nawe afata kandi arifata ku kuboko ararizana. Mu nzira mani turimo turaza bebe ariyobeje yijanye Kigali ngo agiye kurisabira akazi k'ubu DJ. Baby nta computer afite nta kintu kimwe afite nta kintu Daikara uraki yazanye umudije adafite ikiri gikoresho na kimwe. N'aba DJ bibihaha no nyine babita delivery DJ. Uwo DJ ubu basigaye atwika. Aya ndari kumbwiye cyaze ni utirade ndabaga ndasaza. Uwo DJ asigaye atwika ngiye no kumugushiraho. Kamaro tugera mu nzira polisi aduhagarika. Polisi aduhagaritse barakibwira urumva njewe ndatitiye. Polisi aduhagarika Kamaro njya kubona ari inyuma ubu yari ari inyuma gutya. Mu polisi ari hano aramubwira ngo yo ngo nshango reba umurezi ko navuze. Unshaka kwikira kake ku mwanda mabye gende yahinyoka ya kandi. Komeza story. Nje ntabwo mfite umwanya wo kurwana n'abakaritasi ejo na burotse abakaritasi nk'ibihumbi 2. Ntabwo ngiye kwimara abafana. Ejo niriwe mburo. Naravuze atoya ibi bikaritasi babyibaza ko ari ibyadanje hagira uvuga ngo nkwe shiri bishanga nafashe nk'amasaha 5 shiri bishanga. Ubu blocklist yanjye isa neza nayifite abafollower blocklist yanjye nayifite abafollower followers kuri blocklist. Nta muntu ujya undusha blocklist njye ndi icyamamare kuri blocklist nta kintu mfite mu mbwira. Nta kifite ubwira abanya niba hari umuntu wabota abantu benshi kundusha bodifata tujya kuri TikTok tukamuhabya najya kubona vuga ngo nyashise ndaje kumanura mani godifata arante abantu bayahabije mujye kuri live murebe.